twegereje iherezo bagenzi kuruta igihe twizereye ibyahanuwe byose biragenda bisohora ikibabaje nuko abagenzi benshi bamaze gucogora nta myiteguro yo kuvamwe. Dushimye Imana yo ikomeje kutugirira ibyiza ihabwa icyubahiro. We thank God for his goodness. Praise be to his name. Kuko turi kumwe n'abashyitsi n'abashya nitwa NTAKIRUTIMANA Emmanuel. The name of our teacher is NTAKIRUTIMANA Emmanuel. Ndi umwe mu bakiriwe ko bateranye konferanse ya mbere aho dutandukaniye. It is his first time to attend general conference since the time of separation. Ubwo rero mfite umunezero w'inkubwe kenshi. It is his pleasure. He is very much pleased. Reka rero twige. Now we are going to learn. Ibindi biganiro tuzabigira ikindi gihe. For more conversation, we'll have another time. Ntarababwira insanganyamatsiko tugiye kuganira. Before I tell you the heading of our topic, hari ubuhanuzi twahanuriwe bubi kera. There are some predictions foretold our story. Nk'ubuvuga ngo bazabavuga ibibi byinshi. For example, the prediction that says about God's people that you may be evil spoken of. Nk'ibyanditse mu byaduka urupapuro rw'175. Like another kind of prophecy which is written in the book of last day events. Ahavuga kwisubiramo ko kwigomeka kwa Kora, Datani na Abiramu. Where the scripture foretold that the rebellion of Korah, Dathan and Abiram will be repeated. Nk'ibyanditse muri icyo gitabo urupapuro rw'178. Like the other prophecy in the same book. Ahavuga ko ubu hariho abantu benshi. Where the scripture said that there are many people bari barizeye ukuri baranakwishimira, who had believed the truth and cherished it, ngo ariko bakaba bagiye kuvamo bakazimira, but soon they will be misled. Ngo bitewe nuko bumvise abo bakundaga babagiriye akamaro muri urugendo bavuzweho ibibi, for the sake of hearing their friends and their lovers being evil spoken of. Icyo kora nanone ngo nabo barabigizemo uruhare. But even they themselves have participated. Ngo kubera gutegera amatwi urukungu rukabajyamo rugasigingiza imbuto nziza. Because of hearing evil reports. Ubwo turi mu gihe ubwo bahanuzi buri gusohora. Ubwo noneho kubera ko icyo gihe ari cyo tugezemo. Because this is the time of the fulfillment of such predictions. Tugiye kuganira insanganyamatsiko itubwira ngo haranira kwemerwa. We are going to learn the heading of our topic is strive to be accepted by God. Haranira kwemerwa. Strive to be accepted. Kuko niba hariho abantu biyenza. If some people provoke us, niba hariho abantu bahimba. If some people may spoke evil of us and may spoke false of us, niba hariho abantu bakwangira ubusa kandi bigashoboka. If someone may hate you without out of nothing, abizi igitekerezo cya Pawulo yigeza komwa mu nkokora mwibwiriza butumwa azize ubusa. For those who learned the story of Paul, at one time his work was hindered out of nothing. Abizi igitekerezo cy'abigishwa ba mbere bigeze baregwa ko batwitse umujyi wa Roma ntabyo bakoze kandi barabizira. And in the story and the history of the early disciples, once they were accused that they have burnt the city and it was false. Niba ibyo byarabayeho, if such things took place, none buno byacura iki tubonetsweho n'ifuti? How much regarding we ourselves? Byacura iki noneho tubonetsweho n'ifuti? How much can it appear if we can commit a small mistake? Noneho buri wese uri aha ngaha, therefore to everyone who is present here, turasabwa guharanira kwemerwa. We need to strive to be accepted. Ngaho turasoma imirongo mikeya ya Bibiliya. Here we would like to read few verses from the Bible. Kwemerwa,
In order to be accepted, turasabwa kwemerwa ahantu hakomeye hatatu. we need to be accepted in 3 ways. Oya reka tuvuge hane. Or 4 ways. Ahambere First, turasabwa kwemerwa n'Imana, ni nabyo byoroshye. Number 1 is to be accepted by God, and this is it is simple task. Aha kabiri, Number 2, turasabwa kwemerwa na rubanda, nabyo byoroshyeho. we are to be accepted by society or our fellow men. Aha gatatu, Number 3, turasabwa kwemerwa mu muryango. we are to be accepted in our own families, in our own Ho households. birakomeye. And it is very much difficult. Aha kane, Number 4, n'imitima yacu ikatwemera iyi tugendana. we are to be approved by our own consciences. Byo birakaze ndetse cyane. That is very much difficult. Ngaho aho tugiye kuganira, Those are the things we are going to talk about. ngaho reka duhere ku Mana. We start with being accepted by God. Murafata Bibiliya zanyu tugendane. I would like you to take your Bibles and we go step by Imana step. yuzuye urukundo. God is full of love. Imana igiduha ibyiza. God is very bountiful to us. Imana turayisaba ikatwumva. We pray to Him and He hearkens to our prayers. Ibyiduha tutasabye biruta ibyo dusaba. Much of the graces of God He gives us without asking Him. Niyo dusabye ibibi yo irabireka ikaduha ibyiza. Matayo 7:7. Sometimes even if we ask that which is hurtful to us, God in a change He gives that which is helpful to us. Ducumuye yashatse incungu. When we sinned against Him, He provided a ransom. Ibonye ibyaha byacu itugirira impuhwe. When God saw that we were sinful, He sympathized with us. Ngo hari n'igihe tuyibabaza ngo ikibuka ko turi umukungugu. And sometimes when we grieve His Spirit, God remembers that we are mere dust. Muri uku kwemerwa, in being accepted by God, imbere yayo niho horoshye. It is easier to be accepted by God than to be accepted in other ways. Yeremiya 3:13. Jeremiah 3:13. Aranditse ngo icyo nshaka kimwe. The Bible says that the only thing I want from you nuko wemera ibyaha byawe. Is for you to acknowledge your sinfulness. Ubwo muri kumva ku Mana hagoye. According to your view, is it difficult to be accepted by God? Ushaka kwemerwa n'Imana wese, the one to him who wants to be accepted by God, arasabwa kimwe gusa. There is only one condition. Mbese urufunguzo rwo kwemerwa gwe ni urufite. The key to unlock your acceptance is in your hands. Icyasabwa nicyo nuko yemera ibyaha bye gusa. Is to accept and acknowledge your own sinfulness. Ngaho noneho mwumve ikizamini cyoroshye. Now this is the exam. Ubwo ijuru riratanzwe. God has opened heaven. Ariko Imana ishyizeho condition ibisabwa. But God has laid a condition. Ikigusabye ngo ibyawe byivangemo bizasoze neza. In order for God to participate in your case, He wants you to acknowledge your sinfulness. Ni wewe usabwa kwemera ibyaha byawe. It is for you to acknowledge your sinfulness. Kuri ingingo, on this point, n'abandi bakiranutsi bose babayeho. Even all other saints. Muri Zaburi ya 32. In the book of Psalms 32, umurongo wa 5 haranditse ngo nakwemerera ibyaha byanjye sinatwikire gukiranirwa kwanjye naravuze nti ndatura Uwiteka ibicumuro byanjye nawe nkuraho urubanza rw'ibyaha byanjye. Psalm 32 verse 5 says, I acknowledge my sin to you, and my iniquity I have not hidden. And I said, I will confess my transgression to the Lord, and He forgave the iniquity of my sin. Uyu ni David. This is David. Muzi ibyaha byinshi yari yakoze. You know the greatness of the sin that he committed. Bibi. He committed grievous sins. Yishe Uriya. He murdered Uriah. Yabanje gutunga umugore we. And he took his wife.
amuziza akarengane yari umusirikare ukunda igihugu, and he was a valiant soldier. na nyuma yo gupfa kwe biramushimisha. And when he had died, David was pleased. Ariko Dawidi ageze imbere y'Imana, But when David came before God, yemera ibyaha bye, he acknowledged his sinfulness. none ahise avuga ngo nakwemera ibyaha byanjye. Then he said, I acknowledge my sins before you. Nawe uhita unkuraho urubanza rw'ibyaha byanjye. And then you removed my guilty. Umuntu idosiye afitanye n'Imana nimwe. The case between man and God is one. Ni ukutemera ibyaha byawe. Is to refuse to acknowledge your sins. Uwagira ngo imbaraga abantu bakoresha bahisha ibyaha byabo. Would it that the power people use to hide their sins, amayere n'ubucakura bakoresha ngo ibyarakora be kubimenya, the deceivableness and the tact which we use to hide our sins, ubwo bushobozi bwose babushore mu kukwemeza umutima ngo wa mutima wanjye we emera. where this power used to acknowledge, to convince our hearts to acknowledge, abantu benshi baba barabaye ab'Imana. most of the people would have been accepted by Muri God. Bibiliya dusomamo umukiranutsi witwa Yobu. In the Bible we read about Job. Ni igice cya 31. It is in Job chapter 31, Umurongo wa 33 haranditse ngo, verse 33. hari ubwo natwikira ibicumuro byanjye nka Adamu, ngahisha ibyaha byanjye mu gituza, bitewe no gutinya iteraniro rinini, ngatega ubwoba no kugawa n'indi miryango, bituma nceceka sinsohoke. The Bible says, if I covered my transgression as Adam by hiding my iniquity in my bosom, because I feared the great multitude and dreaded the contempt of families, so that I kept silence and did not go out of the door. Igituma abantu bamwe batinya kwemera ibyaha byabo, The reason why some people fear to acknowledge their sins, Yobu we arakigaye. Job despises this fact. Ngo gutinya iteraniro rinini, They fear the multitude of ngo people. gutinya kugawa n'indi miryango, They fear to be ngo disrespected ni by isoni some zibatera people. gutinya gusohoka. It is a shame that cause them to refuse to acknowledge their Ibi sins. bitumye abantu benshi bazarimbuka. Because of this reason, most people have failed to acknowledge their Nyamara sins, gutinya kwemera ibyaha byawe, and this will be the cause of their destruction. gutinya kwemera ibyaha byawe ukabigirira isoni, The fear to acknowledge your sins, ntutinye kuzashya no kurimbuka abacunguwe bose bagushungeye, and you fail to fear the destruction, ntugire isoni zo kuzibona utari mu ijuru wararyamye kuri uyu mucaca, and you fail to fear to be rejected of heaven, ibyawe warabitanze n'igihe cyawe waranahombye waranatutswe, notwithstanding the labor you have, the works you have labored in religious issues. niyo mahitamo mabi kuruta ayandi. That is mischoice. Ingingo ya mbere yo kugira ngo Imana ikwemere, Now the first step in order to be accepted by God, Imana nta matiku, God is very much bountiful. ntabwo Imana izimbura. He is rich in mercy. Icyo ishaka kimwe kugira ngo ikwemere, emera ibyaha The byawe. only condition of acceptance with Him is to acknowledge your sins. Hirya y'iki nta kindi Imana yagukorera. Far from this, God can do nothing for you. Abafite igitabo cya Rengera Ubuzima, For those who read the book Ministry of Healing, Icyongereza n'urupapuro rw'174, page 174, haranditse ngo umuntu wese wabaye imbata y'akamenyero kabi. it is written that whoever is the slave of evil habit, Ngo Imana ishobora kwishora mu mushinga wo kugira ngo akizwe. he may be converted by God. Imana ishobora kwishora mu mushinga wo kugira ngo akizwe. God can engage in the work of His conversion. Yesu nawe akaza agafatanya n'Imana, And Jesus Himself may unite with God in that process. ngo Umwuka Wera agatanga ubuntu ku buntu, And the Holy Spirit may provide grace for the accomplishment of that purpose. ngo abamarayika bo mu ijuru bakaza mu uwo mushinga, And the whole angels may participate in that process. ngo n'abantu bose bakorerwamo n'Imana bagafatanya nabo bagashebeka ngo ukizwe. And all the servants of God may engage in the work of your salvation and your conversion. Ngo bikarenga bikaba imfabusa ukarimbuka udashyizemo akabaraga kawe.
And all those efforts may fail because of your refusal to acknowledge of kandi yourself. imbaraga zawe ntabwo ari ugusabwa guterura. And your task in this process is not the burden to be lifted by man's power. Guhinga si uguterura si ugucura ni ukwemera ibyaha byawe. It is mere to accept or to acknowledge. Noneho kugira ngo Imana ikwemere, So in order to be accepted by buri God, wese nakore nasubiza amaso inyuma, let everyone review his or her history arebe ibyaha bye, to see and mark his sins, ibyo mu muryango, his sins in the ibyo muri family, bizinesi, his sins in his business ibyo life, wahemutse kure, those who have sinned against your fellow men. urebe niba byose imbere y'Imana warabyemeye. Make sure that you have accepted them and acknowledged them and confessed them before Ikijya kigora God. abantu That which makes people fail, mu bitabo dusoma, according to the light of the books, ngo nuko bamwe banga kwemera ibyaha byabo it is written that most people refuse to acknowledge their sins bitewe nuko ari byo nyungu zabo zo mu mubiri, because they gain some profit from their sins. nibyo bibabeshejeho. By their sins, they obtain some Ntabwo they yakwemera advantage ko agurisha themselves. ahenze agufuye umunzani, He may commit deceitfulness in trade. kuko n'ejo ari gupanga kuzabisubira. He cannot repent today because you know that he will continue throughout his Kugira life. ngo wemerwe n'Imana, In order to be accepted by God, urasabwa kimwe, you must comply with this ni condition ukwemera ibyaha byawe. to acknowledge your sins. Reka tujye muri rubanda. Now we are going to step number 2, to be accepted by your fellow men. Muri rubanda, To be accepted by your fellow men, bitewe nuko nabo batuye kure, because some of them, they stay away from you. bari inyuma y'agasozi, bari mu Rubaya, bari Ingungu, rubanda muhurira mu isoko mu modoka, Your contact with them is somehow limited. nabo ntabwo bigoye cyane. They are to be accepted by them, it is not so much difficult. Rubanda nayo yashyizeho kondisiyo, But there is a condition to be accepted by your fellow mu men. Migani 19:22 In Proverbs 19:22, haranditswe ngo the scripture says, ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa. we would like to quote this verse. Ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa. Proverbs 19:22, the Bible says the condition of being accepted by your fellow men. It says, it is said that 19:22, what is desired in a man is kindness, and a poor man is better than a liar. Ubwo yenda bongereza ubasobanurire uko biri kuvugika hano. Mu Migani 11:27 haranditse ngo ugira umwete wo gushaka ibyiza aba yishakiye gukundwa, ariko ushaka kugirira abandi nabi izamugaruka. In Proverbs 19:22, it is written that man is lovable because of his kindness. Mbese nta wapfa kugukunda. Ngano mu Migani 11:27. Now 11, the same book, Proverbs 11:17, it says that the merciful man does good for his own soul, but he who is cruel troubles his own flesh. Nibyo rwose. Nuba ngo ugira umwete wo gushaka ibyiza, He who is diligent in doing good agakorera abandi ibyiza, and favor others, aba yishakiye gukundwa. he is cultivating the way for him to be loved. Ngo ariko ugira nabi we, But he who seeks evil, inabi izamugaruka. he will taste the consequence thereof. Muri Bibiliya, In the Bible, kimwe no mu buzima busanzwe, as well as in our common ways of life, nta wapfa kugukunda. no one can love you without the reason. Uretse n'umuntu n'inka ntiyapfa kugukunda, n'ihene n'imbwa n'ingurube. Far from man, even the animal, like a cow or a dog, it cannot love you without cause. Ngira ngo abatunze barabizi,
I think for those who keep animals, you do know. utambuka ku nka akayijugunyira ikigori, If you pass to the cow and you give grasses to it, undi agatambuka akayikocora, and the other one pass there and beat. kabiri gatatu, ntabwo izi kubatandukanya. If it happens 3 times, the animal will know to distinguish between the two none se persons. urukumva wapfa gukundirwa ubusa ntacyo umaze. In order to be accepted, in order to be loved, it will be the result of your Muri behavior. rubanda In our fellow men, uzabahe barye, you need to be helpful to them. uzabakorere, You need to feed them, to work for them. uzihangane bahemutse, In short, you need to advantage them and to bear with them in the case of their disappointment to you. bazajye basoma mu maso hawe kubifuriza ibyiza. Then they must have evidences of your good wish toward them. Nibajya bagira ibyiza bajye babona nawe ubyishimiye, You need to share their pleasure. bazagukunda, By so doing, they will love you. bazakwemera. They will accept you. Se mwari muzi ko niyo turi gutora umukuru w'itorero, I think even that when the time comes for us to appoint or to Rubanda. elect the church elder, abo rubanda banyugwagwa n'urumogi n'itabi, the peoples of out of the church, in the bagira uruhare mu society, gutora. those who are not the believers of the church, Ababizi mukire hejuru. they have a share in our election of church Ni muri elder. Timoteyo ya mbere gatatu, I would like to go with the English speakers. How many of you are in agreement with us that those people outside of the church have their part in our selection of or appointment of a church elder? Yes. ubwo ababizi rero For those who know this, ni rya jambo rivuze ngo azabashimwa neza n'abo hanze. because it is written that the one to be appointed as church elder must have good reports from the outsiders. Hari inkuru zumviswe ko bakuvuga nabi ntiwajyaho. If outsiders have bad reports toward you, we as a church we cannot appoint you as church elder. Ngaho muzabahe barye, Therefore, we need to be helpful to them. mubakorere ibyiza, We need to do good toward them. mwihangane bahemutse, We need to be patient toward them. babone ko ibyiza bungutse namwe bibanejeje. We need to express our gratitude in the case of their pleasures. Noneho bazatwemera. By so doing, we will obtain their approval. Mbese nimwatangiye kubona ko dutezwe imitego. I think up to this step, you see that we have snares in our ways. Kuko niba hari abahimba bakisabunza ntacyo twabatwaye, If some people accuse us falsely, ubwo byacura iki bakubonyeho akangana urwara? how much would they do if a small fault will be seen to on you? Na gatoya wakoze babeshya ijana byagufata bendeye kuri kamwe gatoya. One mistake you commit will prove hundreds of false accusations. Mureke duharanire kwemerwa n'imbere ya rubanda. So let everyone strive to be accepted by our fellow men. Niba hari ufite intambara ikomeye nini nayimpe. I would like to read a few words from Great Controversy. Ni urupapuro rwa 669. Here we would like to, I think it is, Ni icyigisho kivuga amakuba ya Yakobo. It is chapter 39. Naho bari bagusobanura igitekerezo cya Yakobo. Handitse aya magambo avuga ngo ni mu Gifaransa ndasoma muri hangana. Ni icyigisho cya 39. Great Controversy, chapter 39. I think it may be page 615. Twegereje igihe cy'akaga. As we near the time of trouble, ubwoko bw'Imana buzaba busabwa gukora igishoboka cyose. The people of God will need to do whatever is within their power kugira ngo bwemerwe na rubanda, to place themselves in a proper light in the sight of men. Ibyo bizoroshya kandi bigabanya ubusharire bw'akarengane kazatubyukirizwa.
that will simplify the hatred of evils against us. kagendereye gukandamiza umutimanama mu byo kwizera. Those who cherish hatred against God's people to the intent of preventing the dictates of conscience. Sinzi niba ibintu mubyumvise. I don't know whether you are following here. Mbese igihe cy'akaga abigubanuzi n'ibiri kuba turacyegereye. According to those who learn the prophets, are we approaching the time of trouble? Niba tucyegereye rero. Exactly, yes. Niba tucyegereye rero. Now, if we are approaching the time of trouble, ndasubiramo. À l'approche d'état de détresse, as we approach the time of trouble, twegereje igihe cy'akaga, le peuple de Dieu devra faire également tout ce qui est en son pouvoir pour gagner les bonnes grâces du public. Ubwoko bw'Imana buzasabwa gukora igishoboka cyose kugira ngo bwemerwe na rubanda. The people of God will need to do whatever is within their power to place themselves in the proper light before the people. Pour désarmer les préjugés, détourner les dangers qui menacera la liberté de conscience. Kugira ngo akaga ibyo tuzavugwa akarengane kazatubyukirizwa koroheho, in order to simplify the hatred of the wicked ones, kazaba kagendereye kudukandamiza mu burenganzira bw'umutimanama mu byo kwizera, and the persecution that will tend to avoid the dictates of conscience. noneho iyi ngingo nayo mu nkundire tuyiveho. Now I would like to move from this step. Buri wese arabyumvise ko ari inshingano. I think everyone has understood that it is our duty guharanira kwemerwa na rubanda, to strive to obtain God, the acceptance of your fellow men. noneho reka twimukire ku ngingo ya gatatu. Now step number 3. Turasabwa kwemerwa mu muryango. We should also be accepted in our own families. Abaroma 16:7 in Romans 16:7 niryo torero ryo mu rugo. We read about the church at home. Kandi iryo torero iyo ribaye rizima tugahurira n'aha tuba bazima. And when the church at home is a proper church, then the church at large will be pure. Naho duhawe inshingano yo kwemerwa. We must strive to be accepted in the church of our own households. Mu bitabo dusoma, according to spirit of prophecy, mu gitabo cyitwa uwifuzwe byose urupapuro rwa 73, in Desire of Ages page 73, Abafaransa n'urupapuro rwa 56, Desire of Ages 73, n'amagambo ari kuvuga ngo ukuntu Yesu yashyiraga ubwuzu n'imbaraga ireshya mu mirimo akora. It is written that Jesus carried into his labor cheerfulness and tact. Ariko aho nshaka nahavuze ngo kugira ngo ucengeze iyobokamana iya Bibiliya mu muryango, it requires much patience and spirituality to bring Bible religion into the home life. Kugira ngo ucengeze iyobokamana ya Bibiliya mu muryango and into the workshop, uyicongeza aho ukorera umwuga, maze icyo ukora cyose kizave mu icyubahiro cy'Imana. Urasabwa iby'umwuka byinshi no kwihangana cyane. Yes, I would like English listeners that I may read this statement. It requires much patience and spirituality to bring the Bible religion into the home life and into the workshop. Sinzi niba ahantu mategeye ama. Page 73 of Desire of Ages. Abacimigani baravuze ngo ahitoye kera hati baba. Kisi frote si ipike kwa Faransa. Ngwiki? Yani ahitoye kera hati baba. Ni inkoko. Continue. Yeah, there is a proverb in Swahili which says that the place where a hen feeds from, there her feathers will remain there. Mbese kuba mu muryango uhahora. The fact that we live together with our children and the members of our family. Umugore mumaranye imyaka 20. Your wife whom you have stayed with for 20 years. Umwana abavyeyi bakubyaye bakurungurutse mumaranye igihe kirekire. Whether you are a child before your parents,
ngaho dukomeze ngaho dukomeze mbese aho mwamenyeranye mu ijambo rimwe. Those people whom you are accustomed with, aho ufite intege nke udukosa ukora utwa buri kanya barakurungurutse. they are aware of your weaknesses here and there. Ndetse reka mbwire nk'abana bo ababyeyi bacu, I would like to tell children that our parents, ntabwo bo bajya banamenya ko twakuze. they do not accept that you have grown up. Urinda ubu umusaza nawe wazanye uruhara n'imvi akibuka bya biceri wamwibaga za note wakururaga. Even if you have grown up, they still remember a small mistakes which you used to commit in your infance. Noneho mukabana agusuzuguye. And sometimes they do not respect us. Aho naho urasabwa kuhemererwa. But you have to strive to make them accept you. Ariko inyandiko iratubwiye ngo, but the scripture says that idini wemera iyobokamana wayobotse, your profession of faith, kugira ngo uzabashe kuyicengeza aho mu muryango, in order to introduce your faith in your own family, kugira ngo uzayicengeze aho ukorera umwuga, and to introduce it in your workshop, urasabwa iby'umwuka byinshi. You need much patience and spirituality. Urasabwa kwihangana kwinshi. You need much spirituality and much patience. Ibyo se bisobanuye ngo iki? Now what does this mean? Bamwe bafite akamenyero kabi. Some people have an evil habit. Ko kwibwira ko hari ikibazo ikosa rivutse mu muryango yarirakarira karituka gakurura umunwa nuko rikamuruka. They think to remove mistakes from the family by using roughness. Ibyo babyita daimoni iri gukuramo iyindi. That is like a demon which wants to cast out another demon. Uwatinze guteka, you cannot correct the members of your family by wrath or by roughness. Umuntu watinze guteka ukamucyahisha kumutunga urutoki. If your wife has delayed to prepare food, then you correct him by pointing him out. Ugahindurijwe ukamukangara. You change your voice in order to threaten him, to threaten her. Ubwo suzumwe ijwi ryawe gukangara kuri kwinjirana n'umwuka wera. But that is not the Holy Spirit to bring conversion in the heart. Abasoma uwifuzwe byose y'Igifaransa ni 341. In this book, Desire of Ages, ni icyigisho cy'ababwiriza butumwa ba mbere. It is chapter 37. Haranditse ngo urukundo rwa l'amour du Christ manifesté dans le ministère des intéressés au la préfet au la pris de fait pour corriger les malfaiteurs que répète du magistrat. Urukundo rwa Kristo rugaragariye mu kwita ku bandi utabashakaho inyungu. The love of Christ manifested in uninterested kindness to others nirwo ruzagira imbaraga yakosora inkozi z'ibibi, will be powerful to correct evildoers kuruta inkota y'umucamanza, than the sword or court of justice. Ceci est nécessaire pour inspirer de la crainte aux violateurs de la loi. Ni iby'ukuri ko yankota ngo habubwe iteye ubwoba igacecekesha inkozi z'ibibi. It is true that by sword some evildoers may be threatened and stopped for a while. Mais un missionnaire aimant peut obtenir bien davantage. Ariko umubwiriza butumwa wuzuye urukundo we yagera ku musaruro wo gucecekesha inkozi z'ibibi urutuwa wa wundi wakoresheje inkota. But the evangelist full of love under the power of the word will be more successful in undoing the influence of evildoers. Ubwo turi mu muryango aka kantu kitonderwa. Since we are learning how to behave in our families, we need to be very much careful on this point. Na daimoni, if the husband is possessed by a demon, ukabona yakoreye yayariye, and he spend all the money outside of the home and sell the farm, yatangiye gutaha bwije no kuvuga nabi no kwicara mu tubare, he begins to come late by the night, kuvuga ngo sindateka ntabwo uzaba umukosoye. As his wife, in order to correct her, you need
you need to be careful not to threaten him. kuvuga ngo sindagikingurira ntabwo uzaba umukosoye. To refuse to open the door for him is not to correct him. ahubwo wabona wikururiye n'imigeri. Sometimes you may cause a most dangerous case. ahubwo kuko mu muryango ngo hasabwa iby'umwuka byinshi. That's why the Bible says that we need much spirituality. uzamutegurira isenga uzaba umukosoye. Prepare your fasting and praying for him. azavuge nabi uvuge neza uri guseka uzaba umukosoye. Answer kindly to his angry words, you will correct him. azayamarira iyo utwakusanije umusigireho uzaba umukosoye. If he spends all the money outside the home, strive to help him with the little you have when he comes back home. umwuka azaba akuyemo dayimoni. By so doing, you will be casting out the demon by the Spirit of God. naho kurakara no kwivumbura ni dayimoni izaba igiye gukura mu yindi ntiyayinyeganyeza. But meeting evil with evil is like casting out the demon by another demon. You can't manage. mu gitabo cyitwa by'itora umuzingo wa 5 in Testimonies book 5, urupapuro rw'161 page 161, hari aya magambo avuze ngo we would like to read these words. It is not so much the region of the pulpit as the region of the family that reveals our real character. iyo bakamana tugaragariza ku ruhimbi, ntabwo ariyo yerekana imico yacu nk'igaragarira mu muryango. The minister's wife, his children, and those who are employed as helpers in his family are best qualified to judge his piety. umugore w'umubwiriza n'abana be n'abakozi akoresha iwe nibo bacamanza beza bahamya cyangwa bagahakana ibyo kwera kwe. A good man will be a blessing to his household. umugabo mwiza nubu umuryango nubu umugisha ku muryango we. Wives, children, and helpers will all be the better for his religion. maze umugore we abana be n'abakozi bakoriwe bose bakabonera umugisha mu iyobokamana yayobotse. iri jambo muritegera amatwi. I would like you to listen very attentively. ngo idini tugaragariza hano imbere ku ruhimbi. The religion of pulpit. namwe muzi ko hahagazwe na benshi kuri ubu babaye amabandi cyo kora bagifashe Bibiliya. You know that there are many people who have stood on the pulpit, but now they are thieves and robbers. hahagararwa na benshi utaha igihumbi ngo kigere iyo warucyohereje. There are many who stand here on the pulpit, but you cannot send them to someone with even 1,000. ariko iyo yagiye gukora kure si igitangaza ko yakihanisha. But such people may engage in this work and preach and even obtain some converts. niyo mpamvu abahanga bavuze ngo, that's why some people says that ngo Yesu ari kuvuga ngo mujye mu mahanga yose. when Jesus said that go to all nations, ngo kure kuruta muri Kameruni na Afurika y'Epfo ni mu muryango iwawe. they said that among those nations we need to go, very far is in your own family. naho Zambia ni hafi, si ukubwira abatakuzi. Zambia, to go to Zambia, it is a very easy task because you talk to someone who do not understand your real character. n'abasunga rero basigaye bari kujya bakaza ari kuvuga ngo babonye batatu. Even those who are spiritless, sometimes these days they go there and they come back with the report that you have gained 3. akaza azanye amakuru ngo nanjye narihanise ukubwira abatarakubonye. They come back with the report, I have gained 3 of them. That's because they preach to some people who do not know their real character. turasabwa guharanira kwemerwa mu muryango. As the people of God, we need to strive to obtain the acceptance of the members of our own family. hakenewe ikintu kimwe. We need one thing: kuba ufite kwihangana, patience, kuba ufite iby'umwuka byinshi, and much spirituality. uzi kubasengera, You know to pray for them, uririnda ngo batakurunguruka, and you walk very circumspectly in order ubabera to avoid yourself to offend them. ubabera icyitegererezo. You stand as their pattern,
cyane ko nk'abashinzwe kurera, most especially those who do the work of education. Ijambo kurera nijye ngiye gusobanura mu bacamanza 7:17. Education ni ukubwira urera ngo mera nkanjye, means to tell the one under your care that imitate me. Arababwira ati mundebereho. It is there. It is written in the book of what? Abacamanza Judges 7:17. Arababwira ati mundebereho uko ngira namwe abariko mugira, ningera ku ngabo za mbere munyitegererezeho, ibyo mubona ngira abari byo mugira namwe, nibyo bita kurera. Yeah, this is the statement of Gideon in Judges 7:17. He said to those under his guardianship that, and he says to them, look at me ndebereho and do likewise. Mukora uko ndi gukora. Watch, and when I come to the edge of the camp, you shall do as I do. Munyitegererezeho uko ngera ku ngabo za mbere, ibyo mubona nkora namwe abari byo mukora. Uba mu muryango nuko ababwira. This should be our motto in the family. Mu ijambo rimwe birasobanuye ngo bazakugerageze wemere ubumwuka ugerageze. In short, it means that even though the members of your family may try you, accept to be tested, be patient, and master spirituality, you win them to the faith. Uzemerwa mu muryango. You obtain their acceptance. Ku kagingo ka kane, now step number 4 ni ukwemerwa n'umutima wawe, is to be accepted, to gain the approval of your own conscience. Umutima wawe ugendana wanjye. Your own conscience ntabwo nawe ujya wemera ruswa. Is not bribed. Bano bose bateraniye aba bose uri kubona bavuze ngo uri mwiza rwose turakwemera uri imfura pe. All these people may approve you and they may praise you, but your conscience refuse. Ariko umutima wawe agira kubwira ngo baragushuka, ejo warambuye, urabeshya, ujya uryagagura, uranywagagura, ejo umutima wawe ntujya wemera. All these people may praise you and approve you and give out good testimonies regarding you, but your own conscience may deny the fact and testify your untruthfulness, your breaking of some principles and so on. Ngayibaza umutima wawe ari uwawe ra. You just imagine your own conscience. Muri Rwambere rwa Yohana 3:21 in first epistle of John 3:21 haranditswe ngo bakundwa imitima yacu nitaducira urubanza turatinyuka imbere y'Imana. The Bible says that 3:21, the first epistle of John, it says that, beloved, if our hearts does not condemn us, we have confidence toward God. Mu Rwambere rwa Petero 3:21 naho, first Peter 3:21, na nuba amazi niyakibakiza namwe mu buryo bw'igishushanyo cyo kubatizwa icyakora suka kura ico ryo ku mubiri, ahubwo ni isezerano ku Mana ry'umutima uticira urubanza ribakirisha kuzuka kwa Yesu Kristo. There the scripture says there is also an antitype which now saves us, baptism, not the removal of the filthiness of the flesh, but the answers of a good conscience toward God. Iyo umuntu afite umutima utamucira urubanza, if someone has a pure conscience, abaho yemewe n'umutima we. If he is not condemned by his conscience, then he is right with God. Ariko hari igisabwa ngo mubane utagucira urubanza. But we have conditions to comply with in order to have a clear conscience. Aha mubanze muhumva abantu benshi mubajije ngo ujye wumva uzajya mu ijuru. Most of the people, if you ask them, are you sure you'll be admitted in heaven? Abenshi bakubwira ati yewe ati simbisi. Some people answer, perhaps, I'm not sure. Ati nahi Imana. God knows. Abandi batiketse nidohora. Others may answer, maybe God will excuse. Ati naho ubundi wapi kabisa. But they have no testimony of conscience. Nta kindi kiba kibiteye. The reason is none else. Gukora icyaha si ikibazo.
The problem is not to commit sin, ahubwo gukora icyaha ntukihane ukakibana utakihanye nicyo kibazo mwene muntu afite. but the problem with the man is to commit sin and refuse to acknowledge it and confess iyo it. wihanye icyaha cyawe, If you have thoroughly repented of your sin, icyo watura ukacyatura, that sin which must be confessed, you confess it. niba ari icyo kuvugira mu ruhame ukabikora, If it should be publicly confessed, you confess it publicly. niba uzi ko hari uwo mudahuza kandi wahemukiye, If there is someone whom you have disappointed and you need to make reconciliation with him, ukamusaba imbabazi nk'uko byanditse muri Yakobo 5:16, you apologize before him as it is written. niba hari icyo utunze wibye, If you possess any property gained by fraud, icyo wambuye, icyo wariganije, icyo warengereye mu rubibi, whatever you acquired illegally, you bring it back. ukagisubiza nyiracyo nk'uko byanditse muri Ezekiel 3:3-15, You give it back to the original possessor. ubana n'umutima utagucira urubanza. Then your conscience will be clear and will not condemn you. Ariko iyo hari ibyo wavuze, hari ibyo wabeshye, hari ibyo wakoze utihanye, But any evil word or any evil act which you committed and you do not repent, uretse n'umutima wawe n'abazi kureba neza no mu maso babona uri kumwaragura, far from being condemned by your conscience, even your countenance will reveal the fact. n'abazi kureba neza, uwagushyira imbere y'iteraniro ririmo uwo mugore wakubise ntumwihaneho, ubwiriza ureba ahandi nturebe iyo yicaye. If someone stands here on the prophet and his wife in the gathering, but he fought with her and they did not repent, you preach seeing that side. If you should see from this side, uwo wambaye aregutse uri kubwiriza wahuzagurika. the one whose debt you refused to pay, when he enters the meeting, you may fail, you may forget the verse. Ubwo rero urumva ko umutima wawe wondi wawaruswa ngo wemere ko uri umunyabyaha. Those are the evidences of the condemnation of conscience. Umutima uzakwemera, You will be accepted by your own conscience niba warihanye ibyaha byawe byose, if you have confessed and repented your sins. nuko usigare utunzwe n'iri jambo ryo mu Migani 28:1. And then this promise will be yours. Umunyabyaha ngari nta umwirukanye, ariko umukiranutsi ashira ubwoba nk'intare. As written in the book of Proverbs chapter 16, the verse? Umurongo wa mbere. Yeah, 16. Numero ediche? Yes. 28. Oh, 28 verse 1. It says that the righteous is shameless, or is what? Let me quote the verse in order to. The wicked flee when no one pursues, but the righteous are bold as a lion. Umukiranutsi rwose ngo agashirika ubwoba nk'intare. The righteous is bold like a lion. Abagabo n'abagore benshi, abasore n'inkumi, n'imitima yabo ubwayo irabashidikanya. Most of the people, most of the youth, most of the wives and most of the husbands, they are condemned, they are under condemnation of their conscience. Abaroma 2:15 ngo ikabarega. Romans chapter 2 verse 15 said that conscience condemns. Nibavuga usambana akaba ari wo mu kintu kino zumva gakomyeho. If they preach about adulterers and you are among them, nibavuga wica conscience will condemn. Uzumva gakomyeho. If they talk about those who break the principles like temperance and so on, you will be condemned by your conscience. Nibavuga banyaza abandi uzumva gakomyeho nabiba n'abarimanganya. When they preach about those who are unfaithful, you will be condemned by conscience if this is your manner of life. And those who break the Sabbath. No kwihana no kwatura no gusubiza. Now repentance, confession and bringing back the property to its own possessor, arizo ngaruka zo kwakira umwuka wera, which are the results of the reception of the Holy Spirit, arizo ngaruka zo kubyaga ubwa kabiri, which are the results of being born again. Mu bifuzwe byose 154 n'icyigisho kivuze ngo Nikodemu, ni icyigisho cya here we would like to read from
Desire of Ages, chapter 17. nahavuze ngo car l'esprit de Dieu prend possession d'un cœur, la vie est transformée. Iyo umwuka wera ageze mu muntu imibereho irahinduka. When the Spirit of God takes possession of the heart, he transforms the life. On met de côté les pensées de péché, ibitekerezo by'ibyaha bishyirwa ku ruhande. Evil thoughts are cast away. On renonce aux mauvaises actions, ibikorwa bibi birazibukirwa. Evil deeds are forsaken. L'amour, l'humilité, la paix succèdent à la colère, à l'envie et au craire. Kwicisha bugufi, urukundo n'amahoro biraza bikimura umujinya, igomwa n'intonganya. Love, peace and humility takes place of discord and strife. La joie remplace la tristesse, umunezero ugasimbura agahinda. Joy takes place of sorrow. Et le visage reflète la lumière céleste. No mu maso hanyiri kubona iyo mbaraga hagacya akarabagirana umucyo mvajuru. And the countenance reveals the divine light. Ngaho kwemerwa n'umutima wawe n'ukwihana kwatura no gusubiza. To gain or to obtain the approval of your own conscience, you must confess, you must repent, and you must bring back the property which you earned by fraud. Ngaho tugiye kuvuga ibintu bitandatu bisoza. We are going to talk about bizamfasha nawe bikagufasha kugira ngo twemerwe. We are going to talk or 6 things in crossing our lessons. Aho twabaye. The things which may help us. Number 1. cyane ku bantu babayeho bayoboye abandi. Most especially those who have been leaders of others. N'umukoresha uyoboye abakozi. Maybe is a master with the other toward his workers. N'umubyeyi uyoboye abana. A mother who leads the children. N'umugabo uyoboye abana n'umugore. An husband who leads wife and children. Aho hantu wagize umutekano n'umudendezo wo kumva wabayobora uko ushaka. Wherever you stood as a leader of the people, bamwe ntibemewe bitewe n'ijwi ryabo. Most of the people cannot be accepted by those under their guidance because the use of their speech. Turasabwa gukosora ijwi. We need to correct our speech. Kubasoma ibitabo, according to Spirit of Prophecy, muzasoma igitabo cyitwa umurimo wa gikirisitu. You may read the book A Christian Service. N'urupapuro rwa 273 mu Kinyarwanda, 223 mu Cyongereza. 223. Haranditse ngo page 223. Ngo gukoresha ijwi neza. It is written that the proper use of speech ngo ni ingirakamaro mu mashami yose ya gikirisitu. Is very much important in all branches of Christianity. Ngo bakoresheje ijambo ry'igifaransa ngo il faut s'habituer à avoir des intonations de voix qui plaisent. Ngo birakwiye ko wimenyereza, nuvuga ngo ntabwo ari akamenyero. You must accustom yourselves to use your speech properly. Ngo kugira imvumba z'amajwi zigusohoka mu kanwa ngo zinejeshe. To have a pleasing tone in your voice. Ngo imenyereze kugira ijwi iri gusohoka mu kanwa rinejeje. Accustom yourselves to have a pleasing tone of a voice. Ijwi rirabwira uwakerewe gutaha. The voice which you will use to tell the one who is late comer. Ijwi rirabwira uri konesha. The voice to the one who is hurting you. Ijwi rigiye kugororera uwabaye wa mbere mu ishuri. The voice you use to reward the overcomer. Rizabe rimwe. It should be one. Imenyereze ngo kugira imvugo igusohoka mu kanwa inejeje. In short, we need to have the same voice under different circumstances. Mu gitabo cyitwa Child Guidance ho, in the other book Child Guidance, baravuze ngo cyane aho ijwi ryiza rikenewe ngo ni isaha yo gucyaha. Most especially we need to use a pleasing voice when we rebuke. Aho bamwe bashyiramo n'ibitutsi kavuga ngo ubwo yari yakerewe, ubwo yari yonesheje ni ikibwa tu, akumva ko n'ibitutsi ntacyo bitwaye, ariko baravuze ngo ijwi ryiza ngo aho rikenewe kuruta ahandi ni mu isaha yo gucyaha. When we administer rebuke, we need to use a pleasing voice. Kuko ijwi ribi nijye ryatumye abacu batatwemera nk'abana b'Imana. Arakubanye, aratuje, aravuga ngo ajya gusenga da ngo nta expected ones. Hari ahantu habaye deba.
At one place there was a debate ibiganiro mpaka ibyo bita seminary bamwe between two parts. noneho bano ba recording bano bazana udutelefone two gufata And these people who used to record by their phones, bamwe barambika ku meza they brought their phones on the table. abandi bashyira kuri bafuri And others recorded from speakers. umuvandimwe umwe ubwo yari ari gusoma muri evangelism 334 One of our brothers, when he was reading from Evangelism 333, asobanuye abarakare avuga abarakare when he was reading about disaffected ones, he read it as it is written in our language, abarakare. noneho abafatiye ku meza bifata neza ni abarakare. Those who recorded from the table, because their phones were near the microphone, the word came just as it was, abarakare. abafatiye kuri bafure birafureka biba abavakare. And then those who recorded on the speaker, because of interruption, the word was not expressly heard. It sounded avarakare instead of abarakare. noneho ko kuba abafakare bibabwire n'abongereza icyo bivuze yenda. Abarakare means disaffected ones. na abafakare widows. Now abafakare means widows. ubwo babandi Widows. iyo word yifashe neza ntago bayishaka. Now they do not want to listen. That was properly recorded. ahubwo bashaka imwe ivuga abapfakare ngo yatwise abapfakare. And then they said that they reviled us to the extent that they called us abafakare, which means widows. none bene uwo agufatishije ugize ijwi riri. Now imagine if some people are fortifying us to that extent. You just imagine if you can do a mistake and use improper speak, how much can it be magnified? tureke n'ibyo noneho rero no mu ngo zacu badukeneyeho kuba abantu b'Imana. Far from that, even the members of ourselves, of our families, they need the evidences of our Christianity. icya kabiri muzirinde ikizizi. Number 2, in order to obtain acceptance, you need to be mwirinde kwijima mu to be maso. lovable. hari abantu bahora bashiririye. You need to have the light of the countenance. ku buryo rwose ibyo akemura abikemuza impanga n'izuru n'umunwa. Some people do not speak, but they speak by the appearance of their faces. akikureba ukamenya ko avuze ngo iruka. The appearance of his face means what he wants. icya gatatu muzirinde guhutaza brutality. You need to avoid brutality. ibyo byanditse mu gitabo cyitwa Adventist Home 436 kugeza 438. It is written in the Spirit of Prophecy, the book Adventist Home. cyangwa se foyer chrétien ku Bafaransa. noneho muri izo ngingo zose mvuze, In all these things, hari abakiranutsi batubanjirije. some of the righteous men in the past. Samuel ya mbere 12. We read 2 Samuel chapter 12. uhere ku murongo wa mbere uzageze ku wa 4. From verse 1 up to verse 4. agiye gupfa, When he was about to die, yahamagaye ishyanga ryose, he called all the people of Israel. kandi bari barabanye kuva ari umwana. And he was their leader from childhood. arangije arababwira ngo Then he told them, ngo ninde nanyaze inka ye, who among you whom I took his cattle? ninde natse indogobe ye, Who among you whom I took all of his donkey? ninde natse impongano, And to whom of you I asked bribe, ngo mbimurihe. so that I may pay back? ijambo ryanteye ubwoba. But the great truth there, ngo ninde nahasi, whom of you I forced? ninde nahasi. ni nkaho yavuze ati mu mategeko nabahaga ninde nahasi. He asked them, who among you whom I forced? muzasoma agatabo kitwa nitwe dutahiwe. In the other book, harimo amagambo avuze ngo uwagira ngo abacamanza b'uyu munsi begereje ubuzehe ngo bajye babwira rubanda ngo ninde nahasi, ninde nahemukiye. had it been possible for the judges of today, in the evening of their days, in their old age,
could repeat the same statement, who among you whom I forced. ngaho ababyeyi munyumve neza nimwe murabyumva. Now here I would like for ladies to hear very attentively. kubera ubuhanuzi bubi bw'abana bazaba batumvira, Because of the prophecy regarding disobedience of children, kubwira umwana ngo jya kuvoma uri guseka kigorozi, if you send the child to fetch water, ukamubwira uti ngaho jya kuzana n'ihene ugenda uragire n'intama bimeze neza, and you give him commands of what to do peacefully, umugabane munini ntabwo babyumva neza. most of them they disobey. iyo ushiririye ugakambya impanga ugakanura amaso, But when you look angry, you speak angry, nibwo ubona amazi abangutse. immediately your command is obeyed. kandi iyo ngeso iri no mu bantu bose. And that is the habit of all the ni people. ikizamini ngiye kubaha namwe muragisubiza biboroheye. I would like to give you an exam and it will be easy for you to answer. umukoresha mubi, bosi mubi, The wicked master, wa wundi ihene ye ikanagiye mu kwawe bayigurisha ntimwishyure bakazafata no kubyo usigaranye. the one who is very much severe to the extent that if your God can destroy her plants, even if one plant of maize, wa wundi he may take the whole God. umuciriye ikigori wariho ibigori 800. The one whom, if your child enters his field and take only one piece of maize, he may fine you money which can cost 2 sacks of maize. n'umubosi mwiza witonda utanga umudendezo mbese akababarira mwahemutse ninde wubaho. And the other boss, the other master, who is very much peace-free, who is obeyed among the two. ninde wubaho? umwiza n'umubi bubaha nde? Of course is the severe one. isambu y'umugome n'isambu y'umunyabuntu ubonesha he? At the field of the peaceful man and the field of the severe man, which one is destroyed by the animals of people? iby'umubaneza n'iby'umugome bangiriza ibihe? The property of a cruel man and the property of a peaceful man, which one is being protected Niyo and being kamere kept by y'abantu. the people? So that is the habit of all people. aho kugira ngo umwiza bamutunganiriza zaramba zahoreho, Instead of respecting and obeying the kind man, they destroy because they have no fear of ahubwo him. baramurushya akabaho imibereho imugoye. They disturb him and destroy his property. bitumye abana bacu iyo utabakarihanye, abagore iyo udakarishye ntago bateka. The same example is seen in our children and wives. If you keep peaceful, if you avoid cruelty in your home, they abakozi become mu rugo disobedient. iyo utarakaye barabizambye. And the workers employed at your home, if you treat them peacefully, they despise you instead of obeying you. bamwe baherutse kubihimbamwo umugani Others have made a proverb ngo hariho abantu ngo bemezwa n'imigeri nka moto. that some people, they become obedient and a kick like a motorcycle. noneho Samweli wageze imbere y'abantu ntiyakora uko. But Samuel, when he was in administration, he did not so. abategeka mu mahoro kugeza ahenutse. He governed them peacefully until the end of his life. ntibyamubujije gucyaha ni koko, ariko mu mahoro atangaje. True, he rebuked them, but he rebuked them kindly. arahangara imbere y'igihugu aravuga ngo mu mategeko nabahaga ninde nahasi. Then at the end of his life he asked them, who among you whom I forced? mu miryango yacu tuzirinde guhutaza. In our household, we need to avoid brutality. tuzirinde ngo batubone mu maso hadakeye. We need to avoid darker countenances. rengera ubuzima ya kabiri aranditse ngo n'umugabo ibyago yahuriye na byeri yagiye. In Ministry of Healing it is written that even the troubles and the obstacles which you face in your work, ngo nujya kwinjira iwawe when you come back home at your home, uzabyiyambure ureke kumwenyura nubwo ingoyi yawe yaguhozemo. you must put away that crowded brow and enter your home with the mu bindi smile. bitabo baravuga ngo abagabo b'abanyarutoto mu gifaransa baravuze ngo ce sont des vrais serviteurs de Satan, ngo nibo bakozi ba Satani batamusondeka.
The spirit of prophet says that fretful husbands are faithful servants of Satan. ngo imikorere nk'iyi gitera n'abo babana zimwe mu ndwara. That fretfulness causes disease to those whom you come in contact with. Gitera umuzingo wa 220 kugeza 21. It is written in the Testimonies volume 1. Ngaho ingingo ya 4 muzige gukunda. And the fourth point, you must accustom yourselves to love. Ijambo kwiga gukunda. You have to learn to love. Ubwo bivuze ngo gukunda ntabwo ari kambere muri twebwe. This means that love or loving is not a habit in us. Cyane ko gukunda kuvuzwe no gukunda badakunditse. Love means to love those who are not lovable. Naho abakora neza abagutunganiriza ari imbaraga iri automatic yikoresha ugahita bakunda sibyo bivuze. But to those who are lovable, it is automatic, they are automatically loved. Ntabwo waguhaye inka waguhaye hene wagukuye mu bibazo ntabwo waguhe birikora uhita umukunda sibyo bivuzwe. The one who is helpful to you or is obedient to you, it is very easy to love him. Ahubwo uvuzwe ni Mateyo 5:43 mwumvize ko byavuzwe ngo mukunde bagenzi banyu mwanga abanzi banyu ariko ngenda babwira ngo mukunde abanzi banyu musabire n'ababarenganya. As it is written in the book of Matthew, Jesus said that you heard that it was written that love your friend and hate your enemy. But as for me, I tell you that love your enemies and bless those who curse you. Nibwo muzaba abana ba so mu ijuru. Then you will be children of your Father in heaven. Because he commands his son to light for the even good. On this point, mu gitabo cyitwa mu cyongereza Mind, Character and Personality, in the mentioned book, urupapuro rwa 132 mu cyongereza, page 432, mu gifaransa ni 446. Haranditse ngo ni gute umuntu akora nk'umukirisito. There it is written that how can you work or behave as Christians. Ntabwo mbisoma byose. Ariko haranditse ngo iyo imbere y'inyifato y'umuntu gushotora akakwiyenza. Komeza gato. Iyo umugiriye ibyiza byari bikwiye gukorerwa intungane. The one who provoke you, if you treat him as treating an innocent person, ukageza ubwo umushakira igikorwa cyiza cy'akarenga mbese ukamuha impano nziza y'akarenga and give a good gift to him, yari kwe guhabwa abakiranutsi, which deserves the righteous person, vous agissez en chrétien, nibwo bukoze nk'umukirisitu. Then you do as a Christian. Nuko banirukana dayimoni. That's the way of casting out the demon which is causing strife in the family. Ni daimoni. Remember that even hatred itself is a demon. Nishari ni daimoni. Even jealousy itself comes from a demon. Namacakubiri ni daimoni. Even division is a demon. No gorushiririye udakeye ni daimoni. Even severity is a demon. Mu gitabo kimwe baranditse ngo nubwo utabujya mu bapfumu warahanzweho n'abadayimoni. In the other book it is written that you may have not practiced witchcraft, but you may be possessed by a demon. Ngo ukoreye ibi rero aramwara. If you do to such a people according to this order, he will become ashamed. Aratungurwa. He will be surprised. Ngo maze agasobanukirwa n'uburyo ari mubi, and he will understand the evil of his heart, kuruta ko ari kumwicaza ugatondeka ibyaha byose ajya gukorera. Than if you would tell him plainly his evils. Yarakoneshereje. Maybe his animals destroyed your crops. Yajugunye igikukuri ku mabati. Maybe he has destroyed your property in some other way. Yarayatera amabuye ku nzu. Maybe he used to cast stones on your house. Yarakuvuze. Maybe he used to backbite you. Ibyo usabwa kwanga nibyo bibi yakoze ariko ntabwo ari usabwa kwanga. You have to hate the evils which he commit against you, but you have to love him. Ejo arwaye rero nawe umwitaba umushyiye 10,000 ngo rwaza umurwayi. Now when he becomes sick, it is your opportunity to visit him with the 10,000. Wari ukoze ngo wamuteye kumwara. By so doing you make him ashamed. Waramutunguye. You will surprise him. Ngo niyo nzira imwe rukumbi yo kumwumvisha ububi bwe. That is the only proper way of making him
sensitive of his evils kuruta ko ari gutondeka ibyaha yagukoreye. than to enlist all his evils. Kandi ubwo niko gukora nk'umukirisitu. And by so doing, you are doing as a Christian. Ngaho twige gukunda. Let us learn how to love. Ingingo ibanziriza iya nyuma. The second last point ni ukwikundiriza. Is to cultivate courtesy. Ni ukwikundiriza ni gutyo rwose. We are to cultivate courtesy. Abasoma igifaransa Jésus-Christ 349 in Desire of Ages page 357 haranditswe ngo mu bintu bigera mu 9 wakora ukaba wihakanye Imana harimo n'icyo bavuze ngo la manque de la courtoisie. Iyo utagira kwikundirizwa. It is written that among the things you may do and deny Jesus is lack of courtesy is among them. Kubura kwikundirizwa. Lack of courtesy. Nacyo ni ikimenyetso cyuko wihakanye Yesu. It is an evidence of the denial of Christ. Ingingo isoza. Now on the last point, Bibiliya y'Ikinyarwanda yaravuze ngo nukurura. It is to appease. Cyangwa se nugutanga ruswa. To know how to appease the one you have offended. Nugutanga impongano aho wahemutse. We need to appease those whom we have offended or we have offended in our past time. Reka izi ngingo zombi tuzivuge mu gitekerezo cya Yakobo itangiro 32. I would like to talk about the story of Jacob. Yagiye ahemutse. Which is written in Genesis 32. Yagiye ahemukiye Esau. He mistreated Esau. Yagiye kwa Labani amara imyaka myinshi. He went to Laban's home and stayed there for a long time. Isaha igeze atashye niyo ngiyeho. At the time of his returning back, yari atashye n'inka n'intama n'ihene n'abagore n'abana n'abagaragu. He had much cattle and he had herds of cattle and flocks of sheep. Ariko iyo yari agiye kwa Esau, but where he was going homeward was Esau. Yari afite ingabo 400 zigambire gutsemba Yakobo n'abamukomokaho. Who was ready with the 400 soldiers ready to destroy Jacob with his people. Ibyo arabyibuka ageze mu nzira. On his way homeward, he reminded that. Yasenze Imana iramubabarira, icyo gitekerezo murakizi. You know how he repented before God. Arangije agiye gushora umushinga w'icyo yakora ngo na mwene nyina mwemere. And now he began the project to gain the acceptance of his brother. Icya mbere yahereyeho rero nuko kwikundirizwa. Number one, what he did is to practice courtesy. Muhere ku murongo wa mbere yakoresheje amagambo 3 abari muzazirikana. From verse 1 you have to consider 3 words. Atuma bagaragu be ngo mugende mumbwirire databuja Esau. He sent his servants with the errand that you may say to my master Esau. Mbese iyo master. Mbese Esau yigeze aba sebuja wa Yakobo. Iyo mvugo muri aho. Was there a time when Esau ever became a master to Jacob? Mwahishije mabuja. Hari imvugo zikundirizwa. Hari imvugo mugende mumbwirire databuja Esau. This statement used by Jacob was practicing courtesy in order to befriend himself to Esau, calling him master although he was more blessed than Esau. Arongera ngo umugaragu wawe Yakobo ngo ari inyuma. Then he added, your servant Jacob is behind. Yamuhingiye n'umunsi numwe. Here, although Esau was more blessed than Jacob was more blessed by Esau, but he called himself a servant. Your servant Jacob is coming. Arongera ati. Number 3. Aradutumye ngo akugireho umugisha databuja. Aragira uwe yarawuheshye. And they sent the messengers that preceded him that tell Esau that he may find mercy or blessing before you. Ari umugisha yasize. Which blessing could Jacob find in the sight of Esau who was cursed? Muhere ku murongo wa 18.
Now you may read on verse 18. ibyo yaruhiye byose ndasoma gatoya gashoboka. All the property he starved to obtain, abigaba amatsinda, abigaba mudushinga. he divided them. Akohereza itsinda rya mbere n'umugore n'umwana n'umugaragu ati nimuhura na databuja Esawu mubimuhe ngiri n'ituro ryawe. And he arranged them as a gift to Esau. Arabipanga byose birashira. I think you can read this story from verse 18 of 32 chapter. Ubwo byari bisoje mu migani 22 rimwe kuvugwa neza biruta ubutunzi bwinshi. It was the fulfillment of the word which is written in Proverbs 22 verse 1 that kuvugwa neza biruta ubutunzi bwinshi no gukundwa kuruta ifeza n'izahabu. Yari ashaka gukundwa no kuvugwa neza kuruta ibyo it is good to be good spoken of than to have much property. Nuko bisoza byose bigabye ngaha ku murongo wa 21. Now verse 21 of the same chapter. Kandi muti dore n'umugaragu wawe Yakobo ari inyuma yacu kuko yibwiye ati ndamwuruza impano zingiye imbere maze nyuma tubonane ahari yenda aranyemera. Umurongo 20. Yes, verse 20. And also say, behold, your servant Jacob is behind us. For he said, I will appease him with the present that goes before me. And afterward he will see his face. Perhaps he will accept me. Yenda hari ari buze kunyemera. Haranira kwemerwa n'ibyo. In order to obtain the acceptance of Esau, Jacob gave much of the properties which he starved to obtain. Hano imbere ibyo dutunze ntacyo bizaba bikimaze abantu batakwemera. Imana itakwemera mu muryango batakwemera. In future, all the property we possess will be nothing and useless if we would not have the acceptance of the people. Kandi benshi muri bo ibyatumye tushwana ntitwemerane yenda nibyo. Ni mukuru wawe mutagabanye neza, ni mushiki wawe mwimye. Ibyo byabatanije bizaba bitakiri by'agaciro atarakwemera kuko azasinya ku kibari kikujyana mu ijuru. And of many people of whom we do not have a good relation, the cause is properties. Ngaho ngibi byo Yakobo yakoze. That's why we need to appease at whatever cost those whom we disappointed. Then Jacob fulfilled the promise, Imigani 13:7, which is written in Proverbs 16:7. Iyi migenzereze y'umuntu inezeza Uwiteka, Uwiteka atuma n'abanzi be buzura nawe. By his effort to appease Jacob, to appease Esau, this promise in Proverbs 16:7 was fulfilled to Jacob, which says, when a man's ways please the Lord, he makes even his enemies to be at peace with him. Iyi migenzereze y'umuntu yanejeje Uwiteka. When the ways of a man pleases the Lord, ibyaha byacu ubwo twabyihanye, we have after repenting of our sins, ijwi ryakosotse, when we have corrected our voices, ntabo tukireba nabi, when we have accustomed ourselves to have a light countenance, twize gukunda kuko abo babi nibo bagukundwa, and when we have learned to love those who are not lovable, kugira ngo izo dayimoni zibavemo, in order to cast out the demon from them, turangije tubikundirijweho, when we have accustomed ourselves to ibyo umuntu abikora ko yahemukiye yononeye, and when we have we strive to appease those who have disappointed, turangije iki Yakobo yakoze uzi wahemukiye warenganije akamuha igisa na ruswa na kiburiye izina. We need to appease by giving presents or gifts to those whom we are disappointed in past. Yakobo yari asigaje kurindira isezerano gusa, in order to recover our oneness with them and obtain their acceptance. Then we will have this promise fulfilled. Nuko Esawu bararegutse barahuye. Then after doing all the things, muri metero nkeya umujinya mwinshi wari ukimurimo aramwica. When Jacob had done all the things we have read, then came Esau. Ngo akimubona mu maso abona mwene nyina amaze imyaka irenga 20 adaheruka.
Esau had come to attack Jacob, but when they met, he saw not his enemy but his brother. aramugundira aramuhobera He embraced him izosi kurindi and kissed him. ararira He wept. baracyagwanye Imana yabikoze. Here, God had reconciled them because Jacob had complied with the conditions of acceptance. arangije nta kigira intege nke nk'umunyabyaha icyo kora ubyemera aratangira ati dore aya matungo yose aravugisha aya matungo yose n'abagore n'ibyawe databuja arambara. Then Jacob, for the sake of a broken heart, he said that all these herds and the flocks and even these women are all yours, my master Esau. tukugirireho umugisha. May I find blessing in your side. nawe aramusubiza ati niweho nari narabuze naho ibindi ndabigira. But Esau replied, no, you are the one I want, but I have my own cattle and sheep. I have my own wives and every other property. I want you as my brother. intambara ibirarangiye. And then the fight was over. ariko Yakobo yabigizemo uruhare. But remember, Jacob had a role to play. ntabwo Imana ipfa kumanamana, hari ibitazakoreka nutabigiramo uruhare. God do not work unconditionally. kubw'ibyo mureke muri uyu mwanya now at this time, akabi karimenya ntimubuzaho muzi utubazo iyo mukorera niyo munyura. Everyone is conscious of his own evil. buri wese aharanire kwemerwa. Let everyone strive to obtain the natwe acceptance, dusohorezwe iri sezerano, that we may have this promise fulfilled to us, maze ubwo imbere habi haje kandi hatangiye, that as we approach the time of trouble, abisabunza bazasange ijuru ryaradusinyiye. Those who provoke us will have no reason of their foundation. mu izina rya Yesu. In the name of Jesus. twegereje iherezo abagenzi kuruta igihe twizereye ibyahanuwe byose biragenda bisohora ikibabaje nuko abagenzi benshi bamaze gucogora nta myiteguro yo kuva